Niba ushaka guhinduka umukire mu bihe bizaza, kurikira tujyane. Umuntu ushaka gukira, isi ntabwo yubaha impamvu uyihereza, ahubwo yubaha ibikorwa ugeraho. Ushobora kuba uri mwiza, uri umuhanga, urakunditse, ariko niba uri umukene, iki gihe ntabwo kigaragara. Amafaranga ntabwo ari buri kimwe, ariko igihe utayafite ntacyo uri cyo, usibye uwo twakwita umusabirizi. Reka twumve aya magambo meza. Ubu ni bwo buryo bwonyine wahindukamo umukire kandi ukaguma hejuru uri ku gasongero. Rimwe, ntuzigire na rimwe mu buzima bwawe utesha agaciro inshinga bita kwizigama, kwizigamira, niyo waba uzigama dukeya. Ibanga benshi tutamenya ni uko amafaranga cyangwa se udufaranga duke twizigamwe ariko twiyubaka tukaba menshi. Kabiri, iteka jya utekereza kabiri igihe ugiye kugura ikintu runaka. Buriya uburyarya tugira igihe ukoze ku mafaranga biri mu bintu bituma amafaranga yawe agushyiraho vuba kurenza ubukene ubwabwo. Gatatu, cunga. Nushaka unashake ahantu ubyandika, ariko ugicunganwa n'uburyo uri gukoresha amafaranga yawe. Umugabo utazi aho amafaranga ye atakarira ntabwo ashobora kumenya impamvu ari umukene. Kane, hagarika gutakaza amafaranga yawe ku bintu ukora ugamije kwerekana cyangwa se kwereka abandi no kubemeza. Umukino wo kwiyemera no kwishyira hejuru utuma abantu baguma kuba abakene. Abakire ba nyabo ntibakenera kukwemeza no gushimagizwa. Urugero, uzabaza umukire ngo wampaye ku mafaranga, azakubwira ko ntayafite, ati yarabuze, nyamara urufuka rwe ruratumbye, ruruzuye no kugera hejuru. Gatanu, iteka ntuzigere wirengagiza umumaro wo gutegura ibyitwa bije cyangwa se igenamigambi. Iyo uteganiriza amafaranga yawe, burya uba uteganiriza ahazaza hawe. Bivuze ko ibi iyo utabikora uba uri impumyi. Gatandatu, nimwiga ubugeni bwo kuganira, kugabanya igihe mugura. Buri dolari rimwe cyangwa se ifaranga rimwe wizigamye usaguye ku bicuruzwa runaka ugura n'ifaranga uba wizigamiye. Abantu b'abahanga ntabwo bajya bishyura igiciro cya nyacyo babwiwe cyuzuye, baragabanyisha. Karindwi, nimwitoze uburyo n'ubwenge bwo gushora amafaranga yanyu neza kandi mubikore birimo ubwenge, kubera ko amafaranga yanyu niba atiyongera ubwo muri kuyatakaza. Umunane, ntuzongere gushyukwa na bya bindi benshi bavuga ngo uburyo wakira vuba. Ubukire ntabwo ari gutyo bwubakwa. Ubukire ni ubukire bubaka itafari ku rindi, apana mu ijoro rimwe. Imikino y'amahirwe ndavuze ngo hoya. Uyu munsi ndakubwira nti ntuzongere kugurukana n'abaguruka bashaka gukira vuba. 9, itoze kwizigamira amafaranga bihinduke umuco utajya utindiganyaho iyo ubigezeho. Niba utabasha kwiyishyura ubwawe imbere y'uko amafaranga yawe utangira gukoramo uyaha abandi, uzahora iteka uri gukorera abandi. 10, rekera gutwarwa n'ubuzima bw'iraha. Ibi twabibeshwe kenshi, ariko amafaranga, buri mafaranga winjije si ngombwa. Ndasubiramo ngo si ngombwa ngo buri faranga winjije urikoreshe urirye. Genzura cyane ibyifuzo ugira muri ubu buzima. 11, bizagusaba kwitoza gutandukanya ibintu ukeneye n'ibintu ushaka. Abantu benshi bakena kubera ko bita cyane ku bintu bashaka aho kwita ku bintu bakeneye. Nk'ubu ukeneye kwambara, ariko ushaka kwambara imyenda ihenze. Ni urugero. Ukeneye kurya, ariko ntukeneye kurya inyama buri munsi. Ni urugero. 12, buri gihe uzabe ufite amafaranga y'ingoboka. Ubuzima burababaza kandi bwaguhinduka. Umugabo ubaho nta ngoboka afite ababayeho ku manegeka. Emergency fund, ingoboka. Niba ukoresha amafaranga 100,000 buri kwezi, mbega wabayeho nyine bikarangira. Ni ukeneye amafaranga ngahe ngo ubeho nk'umwaka udakora
kandi ukibayeho. Ubwo nangahe ni 12 n'amezi 12, turakuba n'ibihumbi 100, tukabona miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Aya niyo mafaranga ugomba kuba usigarana igihe wakennye watangiye gusabiriza. Turi kuvuga ati byamucanze noneho. Mufunguze ubu bwoko bw'izi konti ni amafaranga ukonsoma mu gihe cy'ukwezi uyabaze, ukaba rero wakenera uramutse waramugaye ugakomeza kubaho ubuzima ubayeho nibura mu gihe cy'umwaka umwe. Wanakwihereza intego iruta iyi ngiyi nyine, ushobora no kugera mu myaka 6. Ni amafaranga akugoboka banakwirukanye ku kazi, cyangwa se umukiriya yabuze, cyangwa se muri corona. Mbere yuko tuvuga isomo rya 13, ndabizi iyi nkuru mwayikunze kuba tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero ibuka ukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe twagukoreye, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nyine twa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa nimukora ku kantu. 13. Buri faranga ryawe jya urihereza misiyo imwe, ariyo yo gukura no kubyara ayandi. Amafaranga ubitse yanagucika, ariko amafaranga ari mu kazi yubaka ubukire. 14. Ntuzakora ikosa ngo ushyire amafaranga yanyu mwizigama mu gatebo kamwe. Yatandukanye nutabigenza uko, ubwo uzaba witeguye kuba wabona amafaranga yawe utazi uko bigenze, kuko izo nzu wayarunzemo zahirima, ayo mamodoka wayarunzemo yakora impanuka, banayagurisha. Sobanukirwa uko amafaranga yawe akoreshwa. Nutabyiga, undi muntu ntazi wahandi hantu runaka azakoresha ubwo bujiji bwawe akungukemo agatubutse. Gasopo ya nyuma, menya ko umuntu udafite amafaranga no kwigenzura imbere yayo aba bayategereje kwangirika no kurangira. Ibintu ni bibiri: genzura amafaranga yawe cyangwa se amafaranga yawe azakugenzure. Murekere guhundagaza ubukire bwanyu ku bagore, ubuzima buhenze, ibirangaza n'ibindi. Murinde ikamba ryanyu, murinde ikofi yanyu, murinde ahazaza hanyu. Ndabakunda. Wifuza ko ibitekerezo kunsaba inyungu nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782621130. Email yacu ni montagnetere@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege, dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba birenga 500. Mwibuke mubirebe kandi mukore subscribe. Birihutirwa.